Nitwa Tereza Kabageni, mfite imyaka 62. Ubwo rero mu gihe cyacu cya kera nyine mu gihe cyacu nari mfite imyaka 13, tukagendana n'abakobwa bakuze. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 62. Tukagendana n'abakobwa bakuze. B'abakobwa bakuze bakagenda batwigisha, cyangwa tukajya guca ubwatsi, cyangwa tukajya guca imyeyo y'iminyereri. Noneho twagera, ariko iyi myeyo muri kutubwira n'imyeyo tuziba kubuza bitandukaniye he? Ko numvuze ahubwo n'imyeyo bita iminyereri. Imyeyo y'iminyereri yari imyeyo myiza, mbese ikubura mu nzu, igakubura mu nzu ugasanga hakeye pe. None se ubundi iyi myeyo tumenye ko imyeyo ikubura bayita ngo ni iminyereri. Iyi myeyo muvuga baca yo yitwa ngo iki? Iyi myeyo baca hari imyeyo y'ibiti y'intusi, hari imyeyo y'umunyereri. Noneho ubu ngubu rero nta n'ukitse imyeyo, dusigaye tuyigura. Noneho ubwo twajya guca ya myeyo, cyangwa twaba twagiye mu rufunzo guca bwa bwatsi, twagiraga imbohero zo kuboha imisambi, abakobwa tugaterana tukajya guca ubwatsi, tukatondera imisambi, tugashinga urubohero. Urwo rubohero twagendaga mu gitondo tujya kuboha, tugataha saa 12. Urumva rero ya saa 12 twajyaga muri rya banga ryacu. Mukoko y'icyo gihe umukobwa watuzimuriraga akatuvamo, twafataga amasusa tukamukubita pe. Rero tukajya muri ibyo ngibyo nyine tukabikora, tukiherera tukabikora. Ya misambi hakaba niyo yisubiranye y'ibyumweru 3-4 ukiboha wa musambi watondereye kera. Mwagezeho mukigira muri ibyo ngibyo. Noneho rero ibyo ngibyo akamaro kabyo twarabikoraga, ariko bikagira agaciro ku mugore n'umugabo. Noneho ubwo ngubwo ndetse n'umusore wa kera yarakurambagizaga akagusaba igihe cyo gushyingirwa, mbere yo kugira ngo ajye kubanza kureba kuri yambona mitsina, akabanza gushorayo n'intoki akajya gukabaka bakareba bya bintu, yumve kwiriho biriho rwose. Ibintu biriho pe. Yasanga biriho rero nawe ugasanga ari mu munezero wo kwishima cyane. Ubwo rero none abakobwa b'iki gihe imyeyo bayica bate ko kuboha bitakiri? Abakobwa b'iki gihe rero, kuko nanjye simbagirira icyizere, kuko umukobwa w'iki gihe ntawe ahurira na mugenzi we ngo baganire. Umukobwa w'iki gihe kugira ngo duhure ndi mugenzi we, arahura n'umusore aba ari we biganirira. Ibyo bakora ubwo ni ibyabo, natwe byabanga rwose. No mu maradiyo hose mwumva babivuga. Nta gitekerezo abakobwa b'iki gihe benshi bafite k'icyacu, ariko twebwe niho umutima w'abagore rwose, niho umutima w'abagore, kuko umugabo yajyaga kugushaka, yajya kugira ngo akurebe. N'ubu turi abakecuru kandi ntibimubuza gushora y'utuntu ngo akabakabare. Uba wambaye rwose umeze neza, aho wicaye hariya, aho wakwicara nk'ahanga n'ingute yagucika yakwitura hasi, ariko ugasanga bifite icyo bikingiyeho. Nuko rero niko byari bimeze. None se abakobwa b'iki gihe urabavugaho iki? Kwanza ubabona ute abakobwa b'iki gihe se? Abakobwa b'iki gihe se nakubwira ngo umwana w'iki gihe arajya gukura utakimubona uri umubyeyi. Wamubyira uti ariko se wa mukobwa ubundi ko abandi bajya guca utweyo, wowe uzaca imyeyo? Mwagiye mushakana nk'abakobwa mukajya guca utweyo. Hari n'umukobwa w'iki gihe utazi no kuboha ingenge y'umusambi, atagiye mu guca utwo twatsi ngo nawe atondere umusambi abuboye nk'abandi. None se nk'uwo mukobwa utazi kuboha umusambi, kenshi na kenshi hari n'abatazi gutera intabire y'umugozi, hari n'abatazi gutera intabire y'ibishyimbo. Ubwo se uwo ngo yajya kuri ibyo bikinisha akajya gukinisha. Iyi myeyo rero tubonye ko imyeyo ikubura bayita ngo ni iminyereri. Iyi myeyo bayita ngo iki? Imyeyo muca hari niyo twacaga bita imicunduro. Iyi ngiyi rero uvuga ko igira uruhare mu gushimisha abagabo, yo yitwa ngo iki? Ni imyeyo gusa cyangwa ifite yitwa imisundi?
abakobwa ba kera ngo ntago batahaga nijoro ngo ariko ubu ngubu basigaye bataha nijoro ibyo bintu byo bizeye umukobwa wa kera yabaga afite inshingano umukobwa wa kera 12:00 yabaga ageze mu rugo kera bashyiragamo imyugariro ababyeyi bakugarira 12:00 umubyeyi akaba arangije gushyira umwugariro mu irembo urumva rero uwo mwana w'umukobwa ntago yaje muri iyo saha ngo agiye gusenya imyugariro y'iwabo ise yugariye kindi umukobwa wa kera yamenyaga yuko 12:00 agomba kuba ahishirije ababyeyi akabagaburira bakajya bakafungura bamara gufungura bakajya mu buriri bakaryama wa mukobwa mu gitondo cya kare igihe ababyeyi bakiri mu buriri wa mwana w'umukobwa cyangwa se n'umwana w'umusore akaba abyutse agiye ya myugariro mu irembo ubundi agafata utweyo akajya mu nzu agakubura amara gukubura wenda agakubura no mu mbuga ari mu mirimo ubundi barangiza nabo ababyeyi nabo bavuye mu buriri bagafata amasuka bakajya guhinga niko mbizingiye none ubu ab'iki gihe uw'iki gihe rwose mu by'ukuri umukobwa w'iki gihe se 2:00 3:00 ziravuga akiri hanze wagira ngo rero wowe mubyeyi uranamuvuze uti iyi saha uba uri hehe ngo ubundi se urashinzwe icyo ni ryo jambo ry'abubu rwose kera rero twagiraga imishyikirano y'abakobwa tugahura tukaganira tugakora ikantu k'urugomo ariko ku buryo utibagirwa inshingano zo mu rugo none rero ubu umubyeyi arishyira inkono ku ziko akitekera ubundi undi yakarabye yambaye yagiye ubwo si ibyo bintu igitekerezo cyabyo aragikura hehe urajya kumva ijoro kumva telefone irahamagaye urumva se mwarumiwe twarumiwe ariko twarumiwe rwose ngayo rero mwabyiyumviye byo guca imyeyo twese twumvishe ko bifite akamaro twumvishe ko byakorwaga n'uburyo babikoragamo ubwo rero abadukurikiye nimukore subscribe ku batarayikora kugira ngo ibiganiro tugenda tubategurira bijye bibageraho neza.